Ese wemera imana? Ese wemera yesu nk'umukiza wawe? Uriya muntu mubona mu mafilime ya yesu ntiyemera imana, ntiyemera na yesu. Akenshi na kenshi iyo usenga ukunze kubona isura y'uriya mugabo ukina muri filime ya yesu, ugatekereza ko ari umukiza wawe, nyamara uriya ni umukinnyi wa filime usanzwe kandi akaba atemera na yesu nubwo yakinnye iriya filime yiwe. Uwakinnye filime ya yesu akaba yitwa Brandon, akaba yaravutse tariki 13 Gashyantare mu 1949, akaba afite imyaka 25. Yavukiye mu mujyi wa Oxford mu Bwongereza, akaba afite umuvandimwe we bita Rick Deacon. Uyu wakinnye filime ya yesu yashakanye n'abagore babiri. Yashakanye n'umugore bita Laura Lensker mu 1977, bamarana imyaka 10. Ubwo mu 1987 nibwo baje gushwana. Bari barabyaranye umwana w'umukobwa Lara Parker Deacon. Ubwo nyuma aza gushaka undi mugore, bakorana ubukwe mu 1998 ari we Natalie Blochi. Nyuma rero mu 1979 uyu mugabo nibwo yabwiwe ko bakeneye gukinisha filime ya yesu. Igitangaje, yatoranyijwe mu bakinnyi ba filime barenga 900. Mu bahataniraga gukina filime niwe baje gutora mu bakinnyi barenga 900 babigize umwuga. Gusa uwari kuyikina yari gukina imico ya yesu yose nk'uko yatunganyijwe n'umuvuga w'ivugwabutumwa. Iyi filime ikirangira gukinwa yarebwe na benshi kuko yakoze amateka yo kuba filime irebwe cyane ku isi. Iyi filime yabashije guhindura abantu mu mico yabo n'imyumvire, gusa byagize ingaruka ku wayikinnye ari yesu, ariwe Brandon, kuko aho yagaragaraga hose bamufataga nka yesu, bagatangira kumusingiza bakamusenga bazi ko ari umwami Yesu Kristo wababonekeye. Ubu ngubu navuga yuko yabonye agahenge ko kuba yabona amahoro, kuko ameze nkaho yashaje, kuko basigaye bamuyoberwa cyane. Byaramubangamiraga, abantu bose yakandagiraga bagira ngo ni Yesu wabonekeye, bakamusingiza. Byaramubangamiraga cyane kuko abamubonaga bose bagiraga ngo ni Yesu wababonekeye. Muribuka ko yaje no ku mupaka w'u Rwanda ndetse na Kongo, bagatangira kumwifotorezaho. Byaramugoye kongera kubona filime yindi akinamo. Mbere yo gukina filime ya yesu yabanje gukina amafilime arenga 30. Uyu mugabo bita Brandon rero mbere yuko akina filime ya yesu yakinnye amafilime arenga 30. Mu 1971 yagaragaye mu yitwa The Guardians. Mu 1972 yakinnye mu yitwa The Triple Echo. Mu 1974 yagaragaye mu yitwa The Vampires, n'izindi nyinshi cyane utabarangurondore. Gusa ibaze nk'uyu mukiza cyangwa se nk'uyu yesu wakinnye muri iriya filime ari umukiza, ibaze ni gute bitamugora kubona indi filime akinamo. Ibaze kubona umuntu wakinnye muri filime ya yesu ahawe gukina role, cyangwa se ahawe gukina muri filime ari umwicanyi cyangwa ari umusambanyi. Ibi ngibi rero byari bibangamye cyane. Rero kugira ngo abone indi filime akinamo byaragoranye cyane. Agitangira kubona ko batangiye kumugira yesu, yavugiye mu itangazamakuru ati I am just an actor, I was the medium. Mu yandi magambo, njyewe ndi umukinnyi wa filime usanzwe kandi nari ndi mu kazi kanjye. Filime ya yesu yasemuwe mu ndimi zirenga 600. Uyu yari Sanucira, nababwiraga amateka y'uwakinnye filime ya yesu. Mwirwa mubona mu mabibiriya ku mashusho hose, mukibwira ko ari umwami Yesu Kristo, kandi yiyamye abantu bose bamutekereza nk'aho ari umwami cyangwa se nk'umwana w'Imana. Yarivugiye yuko ari umukinnyi wa filime wari usanzwe, yakoraga akazi ashinzwe kandi ntakeneye umuntu umugereranya nk'umwana w'Imana. Murakoze cyane. Yari Sanucira, nababwiraga amateka y'uwakinnye filime ya Yesu Kristo. Ndabakunda.